Ndabasuhuje bene data bakundwa, Imana y'amahoro nibaha umugisha. Nitwa Murwanashyaka Siriyake, iyi ni cano Murwanashyaka Siriyake, tugiye kurebera hamwe amateka ya Pawulo. Sawuli yavukiye ahitwa i Taruso, umurwa mukuru w'intara y'Abaroma ya Kilikiya, ubu ni mu majyepfo ya Turukiya, ni igihugu kiri muri Aziya n'Uburayi. Sawuli yari umwenegihugu wa Roma kubwo kuhavukira, ariko ababyeyi be bari Abayuda. Yabaye i Yerusalemu aho yigiye amashuri twavuga ko yari ku rwego rwa kaminuza. Yigiye ku birenge by'umufarisayo witwaga Gamaliyeli, wari uzwi cyane nk'umwigishamategeko w'umuhanga. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 5:34. Pawulo yize iby'amategeko n'imigenzo y'idini ya Kiyuda, aribyo byatumye akura afite ishyaka ry'idini yabo. Iryo shyaka ryatumye Sawuli yanga abakristo urunuka, akabatoteza, kandi akabikora yumva ko akorera Imana. Tubisanga muri Yohana ibice 16:2. Sawuli yari yarajujurije abakristo abarenganya. Aho aboneka bwa mbere ni mu gihe bicaga umukristo wa mbere wahowe izina rya Yesu, ari we Sitefano, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 7:58 kugeza kwa 60. Sawuli yahereye ubwo arenganya itorero, kugeza ubwo yahuye na Yesu ari mu nzira ajya i Damasiko, umurwa mukuru wa Siriya, kwica abakristo n'umuntu wese uvuga izina rya Yesu. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 9 kugeza ku wa 6. Sawuli amaze guhura na Yesu yarizeye ndetse arabatizwa, ariko kwemerwa mu bandi bakristo bibanza kuba ingorabahizi, kuko bari bamuzi nk'umugome wabajujubije. Ananiya wamubatije nawe yabanje gutinya, ariko yemezwa n'uko Yesu amubwiye ko Sawuli ari igikoresho yitoranirije ngo yamamaze ubutumwa bwiza. Ibyo tubisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 9:10 kugeza ku wa 19. Sawuli yahindutse uwahoze yitwa Sawuli yahuye na Yesu ahinduka Pawulo. Iryo zina Pawulo rihuye n'imimerere ye amaze guhura na Yesu, kuko risobanurwa ngo umuntu mutoya kandi wiyoroshye. Koko rero Sawuli amaze guhura na Yesu yahindutse umuntu uca bugufi, atangira gupfukamira Yesu yajyaga atoteza. Imbaraga yakoreshaga arwanya Yesu yazikubye inshuro nyinshi yamamaza ubutumwa bwiza. Si abakristo gusa batunguwe no guhinduka kwa Sawuli, Abayuda bagenzi be nabo batunguwe bikomeye n'amakuru yo guhinduka kwe. Uwari yafashe urugendo rwerekeza i Damasiko, ahawe ubutware n'inshingano n'abatambyi bakuru kugira ngo afate kandi atoteze abakristo, niwe wabwirizaga ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ibyo byatumye Abayuda bamwanga bikomeye, bashaka no kumwica. Birumvikana ko ku Bayuda guhinduka kwa Sawuli cyari igihombo gikomeye. Mu buzima busanzwe, umujenerali uguye ku rugamba aba ari igihombo ku ngabo yayoboraga, ariko urupfu rwe nta zindi mbaraga ruha abanzi. Nyamara igihe umuntu ukomeye asanze ingabo yarwanyaga nk'uwo mujenerali, ntabwo abo bari kumwe bahomba icyo yabakoreraga gusa, ahubwo abasanze nabo baba bungutse izindi mbaraga. Igihe Sawuli yari yerekeje i Damasiko, byari byoroshye ko umwami Imana amutsinda muri izo nzira, maze uruhande rwatotezaga abakristo rugatakaza imbaraga nyinshi, noneho uruhande rwatotezwaga rwo rukaruhuka. Nyamara Imana mu mbabazi zayo ntiyamurokoye urupfu gusa, ahubwo yaranamuhinduye, maze ivana uwo muntu w'icyamamare mu ruhande rw'umwanzi ajya mu ruhande rwa Kristo. Ku bakristo batarasobanukirwa neza urugamba turwana narwo n'uwo turwana uwo ari we, iyo Sawuli apfa bari gushima Imana ko uwabarenganyaga atakiriho.
Nyamara ibyo bitandukanye n'amahame ya gikristo. Umukristo nyakuri akwiye kumenya ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ari inkuru nziza y'agakiza ku bantu bose, baba abicanyi, abarozi, abasambanyi, abatinganyi, hamwe n'abagaragarira amaso yacu nk'abantu beza. Dukwiye gusobanukirwa ko imbere y'Imana twese twabaye abagome, nta mwiza uturimo. Tubisanga mu Baroma ibice 11 umurongo wa 32. Umunyarwanda yaciye umugani ati uwishe ababi yamaze abizi. Iyo Sawuli apfa mu gihe yarenganyaga itorero, ubutunzi bw'ijambo ry'Imana dufite uyu munsi bwanyuze muri we ntituba tubufite. Bibiliya yera igizwe n'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Isezerano rishya rigizwe n'ibitabo 27. Muri byo 13 byanditswe na Pawulo. Amateka y'itorero ryo mu kinyejana cya mbere yanditswe ahanini agizwe n'inkuru za Pawulo wahoze yitwa Sawuli. Nta gushidikanya ko Imana yamukoresheje umurimo ukomeye cyane mu itorero rya mbere ndetse no kugeza uyu munsi. Uko niko ubu hari benshi bakiri abagome, ndetse natwe dushobora kubona ko bapfuye byaruhura abantu. Ariko icyo tugomba kubifuriza si urupfu, ahubwo ni agakiza. Ahari benshi muri bo nabo bazaba inzira y'agakiza kuri benshi nka Pawulo. Uwo ni wo mutima dukwiye kugira, kandi niyo mitekerereze ikwiye kuranga abakristo. Uko biri kose, hafi ya twese twahoze duhuje amatwara na Sawuli igihe twari tutarahura na Yesu. Natwe twabaye ba Sawuli igihe cyose twabonye Yesu ababaye, ashonje, atotezwa, ateshwa agaciro, nyamara ntitugire icyo dukora. Amateka ya Sawuli ni isomo rikomeye ku itorero ry'Imana. Mbere na mbere, guhinduka kwe ni igihamya gikomeye cy'imbaraga itangaje y'Umwuka Wera yemeza abantu icyaha. Ikindi nanone, kuba Yesu yarahisemo Sawuli kugira ngo amuhe ubutumwa bwihariye byari ibintu biteye ukwabyo mu mateka y'ubukristo. Iri ni naryo somo rikomeye ku bakristo bo muri iki gihe. Dukwiye kumenya ko buri wese ku giti cye afite ubushobozi n'imico ishobora gukoreshwa mu buryo bugira ingaruka nziza mu kwamamaza ubutumwa bwiza. Dukwiye kumenya impano zihariye twifitemo tukazikoreshereza Imana neza. Ubwo Sawuli yasobanukirwaga icyo Yesu amushakaho, yakoze ibyo yashoboraga gukora byose mu murimo w'Imana. Mbese ibyo niko bimeze kuri wowe? Imana yagutoranyije nk'umuntu w'ingirakamaro ugomba kugira uruhare mu gukuza ubwami bwa Kristo. Abantu bose ntibahamagariwe gukora ibintu bimwe, ariko byanze bikunze hari impamvu Imana yaguhamagaye. Ese waba uzi icyo yaguhamagariye gukora? Ese waba ugikora? Pawulo asoza urugendo rwe rwo mu isi, igihe yarusozaga yaravuze ati, ko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo ryo gukiranuka ry'Umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si njye njyenyine, ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose. Tubisanga muri Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Pawulo yavuze ibi kuko yizeraga ko yakoze neza icyo Imana yamuhamagariye gukora. Nawe iki ni cyo gihe nyacyo cyawe cyo gukorera Imana, utegura iherezo ryawe. Mbere na mbere ukwiye kuva mu gice cy'abatoteza Yesu ugana mu gice cy'abakorana nawe. Umukristo akwiye kurangwa no kuva no kujya. Akwiye kureka kuba Sawuli akaba Pawulo. Sawuli na Pawulo ni abantu babiri batandukanye.
uwa mbere ni umuntu ufite ishyaka ryinshi ry'Imana ariko udafite Yesu. Uwa kabiri akaba umuntu wakiriye Yesu kandi agahinduka igikoresho cye. Sawuli ni umwiyemezi, naho Pawulo ni umuntu wiyoroshya. Ubuzima bwa Pawulo butwigisha guca bugufi no guhanga amaso ku Mana dusenga ibihe byose, mu byiza no mu bibi. Pawulo ni urugero rwiza rw'umuntu wihaye Imana agasiga byose akegukira kwamamaza ubutumwa bwiza. Nawe iyi ni inshingano yawe, kumenya kugenda, kuvuga ndetse no kwamamaza ijambo ry'Imana. Ni inshingano yawe kubwira abandi ibyo Yesu yagukoreye. Ugihura na Yesu wagombye guhita utangira umurimo wo gutanga ubuhamya. Abakristo bashya bagomba gutegereza bakabanza gukura no gushinga imizi mu gakiza, bakabona kujya kuvuga ubutumwa, ariko ntibagomba kugira icyo barindira ngo babone kubwira abandi ibyababayeho ubwo bahuraga na Yesu. Pawulo yahoraga atanga ubuhamya bw'ubuzima yavuyemo. Tubisanga mu ibaruwa ya mbere yandikiye Timoteyo, igice cya mbere, umurongo wa 13. Ibyo twakwigira kuri Pawulo ni byinshi ku buryo tutabirondora ngo tubirangize. Dusabe Imana idushoboze gukurikiza urugero yadusigiye rwo guhinduka nyabyo no kwitangira umurimo w'Imana tumaramaje, maze natwe ku iherezo ry'urugendo ryacu tuzabe dufite ibyiringiro ko umucamanza utabera azaduha ikamba ryo gukiranuka. Ndangije ngushimira ko wafashe umwanya wo gukurikira ubutumwa ndetse ugakurikira iyi channel kugira ngo dukomeze ujye ubona imenyesha rikumenyesha ko nshyizeho ikindi kiganiro kuri iyi channel. Nagushishikarizaga gukora subscribe ndetse ukanoherereza cyangwa ugasharinga iki kiganiro kuri bagenzi bawe, ukaba uteye inkunga umurimo w'Imana kandi ushyigikiye yuko